ngo biba byarangiye ugomba kugenda neza nka umborenga niyo wayisohotsemo kugira ngo igarukemo biba biri gakeya wajyanye mu nkiko ugomba kugenda neza nka umborenga bucece ukanagaruka uri seri Enga nawe nyine rega ariko amugani biterwa n'uburyo umuntu yitwaye n'imyitwarire n'imibanire rimwe ababyeyi bakavuga bati uyu mwana hose biterwa ababyeyi umukuru w'umuryango akavuga ati uyu mwana ntago twamwuca n'uwacu kandi yitwaye neza yagiye bucece nta rusaku arongera agaruka batene mumuzane nawe yirire azasaza neza nta kibazo afite akaza gutanga urugero kuri barumunabi niko bimeze bayo nusa akaberekera akerekera bakagege ko bimeze akaba ari aho ngaho nk'umukuru w'ikipe umazemo igihe ugomba babwira ngo bigenda gutya Dawuda se wamubonye ko ngo yagiye gushimira intare ko zamuhaye imyitozo Dawuda ngo yabasezerije kazagaruka kubashimira agira gutya none yisubiza mu ntare mu myitozo ugatereka nze mbasure dukora n'imyitozo none ariko yagiye afite uruhushya noneho nisi uruhushya kujya gukora tize nabyo byasaba uruhushya ko Dawuda ari umunyamakuru ese ntiyagarutse mu ikipe nkuru ubu bazanamuhanira ngo ajye gukora yo tize kagira amakuru ushobora kwifatira ukajya utabwiye fanda kavuna kase abakinnyi ntabwo bemerewe imyitozo ku giti cyabo ubona ryo ni ikosa akaguhana nahise ubundi yakwinjira mu ntare ko n'undi hose ari kimwe amateka ari amwe yakora kuri baro yawo nta muntu ubizi ku buryo yahaguruka muri APR nta ruhushya yasabye akajya gukora imyitozo mu ntare kuva yinjiye mu nta muntu ubizi kuva yinjiye mu ntare kuva bamwemerera byashoboka ubwo yararufite iyo ni indiscipline gute se yego kumana nyaga cyese imyitozo y'ishironyi akajya mu ntare wowe ugomba kubivuga communication ikintu kimwe nemera ugomba kubivuga izo ndangagaciro abo mu ntare bazizi cyane APR avuze ati ejo nta myitozo ihari sibyo njyewe niyo myitozo ihari ngomba kujya muri gahunda zanjye ariko nyine ugomba kubimenyesha gute se erega abantu bakamenya n'uburyo bakurikira nta myitozo ihari ndavuze noneho ndabona kirimo gukora kandi bikora imyitozo Kicukiro ugiye usanga intare zirimo zirakora ubwiye coach ati twakoranye noneho barakoze muri APR ibyo ni ngombwa ngo uhamagare noneho rero iyo case nuza gukurikirana urasanga agiye kubanza gukora imyitozo barabanje guhamagara ndore sinari zamwemerera ariko sikusetsa nuko ubanza guhamagara nusanga bataramagaye intare ko zihamagara intare zahamagara bavuga bati akora imyitozo byakunda tumukoresha nta kibazo ibintu bimeze neza intare ikipe y'igisirikare ntabwo zamwemerera zidafite oda ntibishoboka intare nazo ariko amateka arazireba cyane abo ngo yarabwiye abana b'intare ngazaza kubasura ariko ngo yarabaporezaga yabaguriraga icyitwa igiporezo bora ngo baramukunda cyane buriya abana b'intare ngo bakunda ntuze Dawuda cyane ubwabo yagakombye kujya hanwa abasekirite b'inyamirambo ngo bagakunda Kimezi kubera iki se Kimezi wa polisi ngo kugera kuri gate ibiporezo amata menshi amandazi amakeke baraporeza cyane ababwira ati nimufate Imana yaraduhaye nimurye muze ku mabiri mu mafacture ngendesho cyangwa ndira fande kati bito ahita akubwira ati Intare FC ni club ya bose none se ko avuze Dawuda gusa ko mutavuga na Aba Umari Aba Kigali ko bari bahari Aba wa Bugesera Umari Aba abati nta muntu twima imyitozo utugannye wese nta kibazo mu ntare bito singu yafande kati bito timwuko nyine muvuga Dawuda kuko ari we wenda muzi ariko hari n'abandi bo muri bandi ma equipe baza tukabaha imyitozo ariko nyine icyo mvuga bashakira fitness icyo mvuga hari procedure igomba gukurikizwa procedure igomba gukurikizwa iriya ni ikipe yubahiriza amategeko ntabwo buri muntu wese urose wese abyuka mu gitondo ngo rekanya gukora imyitozo mu ntare ugomba kuba rega none se ubunyamwuga ni iki kamaze mubaze ubunyamwuga ni iki kamaze mubaze nuko RBA iyo umunyamakuru ajya guinterview abanza ugahamagara umukoresha wawe umunyamakuru woheze uko kindi gitangazamakuru wari wambona ndabanza nkabaza ngewe eske ibi bintu ntaho itegeko ringonga uri kumva ubwo abo tubona baba bahawe uruhushya baba bahawe uburenganzira maybe wenda ngenda byanga urumva ariko ndabanza nkabaza uri kumva ariko ukuntu biteye nuvuga ngo equipe ziri professionnel
zishyiraho gahunda y'imyitozo bakavuga bati wenda muri iyi minsi hagiye kuzamo international break nago wenda tubaye akaruhuko urumva ariko fitness coach ntuzajyaga bikora erega n'ikiruhuko ni pati y'imyitozo ntuzababwira ati muruhuke nayo ni pati y'imyitozo ubonye Adil yajyaga bikora akagenda abakinnyi bakagenda mu kavaganse gatoya yabapemye ibiro urumva akavuga ati wowe ugiye ufite ibiro wenda 68 nugaruka yongeyeho kimwe ni 50,000 wadera yigeze kwabwira ati muri beshye noneho n'imyitozo bakayikora bakayoherereza fitness coach cyane mu gihe cya covid nuko byose ni procedure imyitozo ntabwo ari yagonze safe ntabwo yajyaga yohereza imyitozo ntabwo ari yamugonze aba ni utuntu nk'utwa safe rafite ubuze nk'utwa Dawuda erega bara no kuruhuka nayo ni imyitozo iyo bavuga ati turebye umubiri wawe n'igihe tumaze iminsi dukora imyitozo seri mubwire ndamutumiye azaza muri tize umaze watamaye official invitation nk'iyo ngiyo biba byemeye ngaragutumiye rwose tuzahaza ubirebe neza ibyo uvuga ubirebe nawe ariko ntabwo nshobora kubyuka fanda arabyumva kiworera ngo nze gutyo gusa ugomba kugira uburyo uzamo iyo terime kiworera ndi ndaho ngaho ndi kuri mwendo wa kujidayi ngo ndaje ngo nje gukora imyitozo niko bimeze reka hanyuma umwuka byaramwe umuntu bita Nepo dushime mu bicu yarankweyemo umwuka avuga ati ngute mumara isaha hafi mujye kumara amasaha 2 mutavuga koko umurenge Hagame Cup amafinali yo ku rwego rw'umujyi wa Kigali busozwe uyu munsi arabera he okay nova ngo afite Masaka ye azadukuramo umwuka mu bagore uyu munsi bavuye muri Rokai na Masaka cyane uyu munsi umurenge wacu Mageragere na Kacyiru wowe kuvuga ngo uzakina n'uyu munsi saa 7 kuri tapi hari Nyamirambo ubwo nagiye imikino wajya kuyireba Mageragere na Kacyiru uyu munsi saa 7 ndava mu makuru nyanyagira rwose seri we nutuye Kacyiru uvuga Kacyiru ntujya kuyifata mu rucabana ndai nukunyanyagira n'iminota mike cyane saa 7 ndaba ndiyo kuko Mageragere Kacyiru saa 7 icyakura icyo bita lunch umugani w'abavandimwe ranch ndayifatira Nyamirambo hariya mu gapirawo hanyuma ku isaa 9 match ikomeye cyane Nyarugenge na Masaka hano haraga umuntu nuvuga ngo abakobwa baravamo match ya mbere ya Mageragere na Kacyiru baratangira saa 9 bamaze gusoza Nyarugenge na Masaka Nyarugenge no uwe murenge uyihagarariye cyane Nyarugenge no uwe murenge uyihagarariye Inyakabanda oya so umurenge s'ubwo Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge ari umurenge wa Nyarugenge no umurenge wa Nyarugenge nyine no uwe muri no ngurimo Nyamirambo harimo za Nyamirambo naha ngaha bivanga kuko hano kuri stade harimo Rwezamenyo na za Nyakabanda na Nyakabanda hirya gatoya cyane no Nyakabanda akaba no Nyamirambo hejuru Nyarugenge rero bwo ni hano mu mujyi ni hano kati ndani hano nyine hano kwa barubangura na hehe byamara mwansekaga namwe mubuzi kwizina ndabizi kubaho ariko icyerekezo cyawo sinkubeshye abanyakigali batubwira umurenge wa Nyarugenge n'uwaye